Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udahwema gukurikirana Gwa Neza Times, ariko kandi ari nako nkubwira ngo ntuzihebe igihe isaha yawe itaragera, ntuzihebe igihe cyawe Imana yagushyiriyeho kitaragera, kuko uyu munsi naguteguriye urutonde rw'abantu 10 b'ibyamamare hano mu Rwanda kandi babanje kubaho nabi, yewe bikarangira uyu munsi ubazi kandi ubazi mu buzima bwiza, ariko utazi ngo mbere bari babayeho bate. Niba hari igihe kijya kigera ukisanga wacitse intege cyangwa se ukumva ushaka up ugasanga wenda se ibyo wari urimo biguciye intege cyangwa se ibyo wari urimo bitaguteza imbere, ushatse kubivamo ndagira ngo nkubwire ngo ntago ari we wenyine, ariko kandi ntugacike intege, kuko n'aba ngaba ngiye kukubwira ntago bari bazi yuko buzacyana yandi bakisanga ngaha bisanze. Nabo babanje gukora imirimo ivunanye, yewe batazi n'iherezo ryayo cyangwa se batazi ngo ejo buzacya bimeze bite, ariko nanone ndagira ngo nkubwire ngo nawe iyi video ni yawe. Hari igihe ukora ukabona biranze cyangwa ukagerageza ukabona biranze, wakubita hirya no hino ukabona biranze, ariko ntago uzi ngo ejo bizacura iki cyangwa se ejo buzacyana iki, kuko umunyarwanda niwe bivuze neza aravuga ngo bucya bucyana yandi. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi nifuje kukugezaho bimwe mu byamamare 10 ndetse n'imirimo byakoraga mbere yuko ubamenya. Tudatinze rero ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Mahoro Nasiri. Mahoro Nasiri yigeze kuba yacuruza amayinite ku muhanda, yewe dore yuko yaje kuba yabihagarika mu mwaka w'2015 mu Gushyingo, yinjira mu itangazamakuru atangirira ku kinyamakuru cya Flash FM, dore yuko ubu ngubu asigaye akorera ku kinyamakuru cya BNB Sport. Ku mwanya wa 9 turahasanga Theo Bosebabireba. Theo Bosebabireba wamenyekanye nk'umuhanzi wa gospel hano mu Rwanda, yewe washyize n'itafari rikomeye cyane ku muziki nyarwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu nguyu nawe imibereho ye ntago yari yoroshye mbere yuko umumenya. Uyu nguyu mbere yuko umumenya wibaze yuko hari igihe yajyaga afata isuka we na nyina bakajya guhingira ibivuzo cyangwa bakajya guhingira ifunguro rya saa sita gusa, kugira ngo barebe yuko uwo munsi gusa watambuka, yewe ejo bikongera ejo bikabuko nta cyizere cy'ejo hazaza, ariko n'ubundi bakaguma bahatana cyangwa se akaguma hatana n'ubundi afite icyizere cy'uko azagera ku ntego ye, yewe nubwo Imana yagiye imufasha bikarangira n'ubundi abigezeho, ariko n'ubundi bamwe muri bo ntago baba bazi ngo byatangiye bite byarangiye gute. Ariko ndagira ngo mbwire ngo uyu nguyu nawe mbere yuko umumenya yari umuhinzi, yewe ari mu cyaro iyo ngiyo, nta n'umuntu munsi, nta n'icyizere cy'ejo afite cyangwa se nta n'icyizere cy'uko tuzamumenya afite, ariko uyu munsi turamuzi kandi ashima Imana. Tudatinze ku mwanya wa 8 turahasanga Kalisa Ernest. Uyu nguyu mwamumenye nka Samusure. Samusure nawe ndagira ngo nkubwire ngo nyuma yo guhagarika amashuri yageze mu mwaka wa 4 wabanza mu 1997 kugera mu 2004, Kalisa Ernest nyamara yabaye umunyonzi, aba umwogoshi, akora mu kabari, aba mucoma, aba acunga inyoni mu bishanga, yewe aba umumotari, ariko nyamara ntago byakomeje kumuhira, dore yuko yabayeho umukozi wo mu rugo, nyuma aza kugaragara mu bakinnyi bakina amafilime nyarwanda. Ubu ngubu tukaba tumuzi nka Samusure, tukaba twamusangaga ku mwanya wa 8. Ibintu aba bagabo bakoraga sinzi yuko hari umuntu uyu munsi wa none wabikora ngo bimubesheho cyangwa se ngo bimutunge, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ku mwanya wa 7 turahasanga Clapton Kibonke. Uyu nguyu we umwamenye Clapton Kibonke, uyu we yacuruzaga amagi cyangwa se mu mwaka w'2011 yatekaga amagi atogosheje akayaha umwana, uwo mwana akagenda akayazunguza akayacuruza, akaba ariho akura amafaranga. Ibyo yaje kubivamo rero atangira gucuruza amatelefone ahazwi nko ku iposita. Mu mpera z'2012 uyu nguyu Clapton Kibonke yaje kurwara araremba, ndetse amara amezi agera muri 3 ari mu bitaro. Ibyo ngibyo byabaye ngombwa rero yuko asubira ku ivuko, ubwo akaba ariho ajya kuba arwariye nyuma yo kuva mu bitaro yari amazemo amezi 3. Ariko mu mwaka w'2013 nibwo yagarutse i Kigali atangira gucuruza amasahane muri Kigali City Tower, ari naho yamenyaniye na Ramajani wamwicishije mu rwenya.
Tudatinze ku mwanya wa gatandatu naguteguriye uwitwa Sengabo Jean Bosco. Uyu nguyu mwamumenye nka Fata ku mavuta. Fata ku mavuta nawe rero mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo yari asoje amashuri ye, aho yari avuye mu itorero ry'abasoje amashuri. Icyo gihe muri 2010 nibwo yatangiraga akazi ko gucunga igipangu cyangwa se kuba umucunga bipangu, dore yuko yahembwaga amafaranga n'uyu munsi wayaguha atagira ikintu akumarira rwose. Yahembwaga ibihumbi 27 by'amafaranga ku kwezi. Icyo gihe ari umucunga igipangu cyangwa se acunga umutekano, ashinzwe umutekano muri make, ubwo yari umusekirite. Wamumenye nka Fata ku mavuta, nyamara amazina ye mu by'ukuri yitwa Sengabo Jean Bosco. Mwanya wa gatanu naguteguriye uwamenyekanye nka Burikano. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2022 Mwitende Abdul Karimu uzwi nka Burikano yakoze imirimo irimo ikiyede, dore ko yakimazemo amezi agera kuri 6. Yakoze kandi akazi ko kuranga abakozi bo mu rugo, dore yuko yaje kubivamo akajya gukora akazi k'ubwogoshi, akajya ku mukwaferi, nabyo akaza kubivamo nyuma. Akaba aribwo yakomereje mu rwenya nyarwanda, dore yuko ubu ngubu asigaye abikora nk'umwuga ariko kazi kamutunze, yewe akabifatanya n'akandi kazi ku ruhande. Ku mwanya wa kane naguteguriye uwamenyekanye nka Dani Vumbi. Dani Vumbi ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2005 Semivumbi Daniel uzwi cyane nka Dani Vumbi yabaye umwarimu w'imibare mu kigo cya APAD hano Kicukiro. Nyuma yuko abivuyemo rero mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugera mu bihumbi 2010 yabaye umuyobozi ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kinobo, dore yuko ariho yari asigaye ayobora rwose mbere yuko umumenya cyangwa se mbere yuko umumenya nka Dani Vumbi yamamara nk'umuhanzi, dore yuko aribyo yarakoraga mbere yaho cyangwa se aribyo yarashinzwe. Tudatinze reka tunyarukire ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu rero naguteguriye uzwi nka Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya. Uyu nguyu abaza agasobanuye muramuzi cyane. Rocky Kimomo ubwo yari mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye yakoze nyereza muri banki ya Kigali, aho yakoraga kuri serivisi cyangwa se aho yakoraga ashinzwe kwakira abakiriya. Yaje gukora kuri resebusiyo muri Urban Hotel, aho n'ubundi yari ashinzwe kwakira abakiriya muri hoteli ya Urban, aho iherereye hano mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo n'ubundi nyuma ibyo yaje kubihagarika, akomeza n'ubundi gukora ibyo yafataga nk'inzozi cyangwa se ibyo yifuzaga, ari byo gusobanura amafilime. N'ubundi benshi mukaba mwaramumenye asobanura filime cyangwa se mukaba mwaramukunze mugasobanuye. Tudatinze rero ku mwanya wa kabiri turahasanga Kwizigira Jean Claude. Kwizigira Jean Claude mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo yari asoje amashuri ye yisumbuye, yari afite imyaka 20. Kwizigira Jean Claude yaje gutangira akazi n'ubundi k'ubwarimu, dore ko yatangiye yigisha icyongereza ndetse n'amateka mu kigo cya college. Ubwo abahize muramuzi cyane muri iyi myaka ahangaha muri za 2008. Nyuma yaho kandi n'ubundi yaje gukomeza yigisha muri Pacis School, aho ngaho ni muri Tumba mu karere ka Huye. Ibi ngibi ntabwo yabikomeje, n'ubundi yaje kubihagarika mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo yazaga n'ubundi kwibera umunyamakuru wa Royal FM. Uyu munsi mukaba mumuzi Kwizigira Jean Claude. Tudatinze rero ku mwanya wa mbere naguteguriye icyamamare hano mu Rwanda cyamenyekanye cyane nka Seburikoko. Uyu nguyu mwite Niyitegeka Gratien. Niyitegeka Gratien uyu nguyu yashyize itafari rikomeye ahangaha muri filime nyarwanda, dore ko abantu benshi muramuzi. Uyu nguyu rero ngo nawe yabaye umwarimu hagati mu myaka ya za 2008 kugera muri 2015, dore ko yigishaga ibintu bitandukanye birimo ubumenyamuntu cyangwa se ibyo twakwita ubutabire n'ubumenyamuntu. Ahangaha mu bigo nka bya Fawe Girls, hakaba ikindi kigo yigishagamo nka Set Inyasi, yewe hakaba n'ikindi kigo yigishagamo cya GS Kimironko. Aka kazi kandi akaba yaraje kugahagarika mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo yinjiraga muri sinema nyarwanda yuzuye neza, akabikora nk'umwuga. Uyu munsi tukaba tumuzi cyane, dore yuko aherutse no kuzuza miliyoni y'abasubscribers kuri YouTube. Abantu miliyoni basigaye bamukurikirana, bahoze babiserebura rwose. Abamukurikira murabizi, mwarabibonye, ni ibintu byamushimishije cyane, dore yuko yabikoze urugendo ruva muri za 2015 kugera ubu ngubu. Ni ibintu bitari bimworoheye na gato.
Ndagira ngo ngushimire rero wowe twabanye kuva iyi video yatangira tukaba tugeranye ku musozo. Ndagira ngo ngushimire wowe udahwema kudukurikirana kandi nguhe n'ikaze n'ubutaha. Murabizi duhora tubagezaho ibiganiro byiza kandi bibanogeye bibanezeza hano kuri Gwaneza Times. Ndagira ngo unyite mbiri mu ba kabiri nawe mwite uwa mbere mu badukurikirana. Tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.